Gaju wijimye. Shaba hamba bakiri imbuto zimeze nk'izo muri Edeni. Iyi si imyembe. Uru ni urubuto nariba kuva mvutse. Reka nze nkwereke daje ndayigunjagura ku buryo nagaju ndi mu mushyiriro nka 15 mu kamvirope. Nze nkwereke. Ayiwe nurusazi mize nuruyuki ariko reka ngende batarampatiramo kagende ayiwe turashize none ariko ni hahandi sha uyu ndawuhagaju uyu ndawurya sha ibintu by'ubujura nigisha Gaju izina ry'Imana. Imana nibimenye izanduhukiriza mu muriro bitankonkobora ku gasozi ng'inkubiti mu mpanga. Sha nzamenya ko ariko ni hahandi uyu munsi ngomba kumwigisha plan nateguye. Tugomba gutwika amenye ko byose bishoboka. What? Umuvuruguto mwebene injangwe ibonye imbeba nzayigendana imihembe kwa Gaju nzayigendana Gaju we ngufitiye inkuru nyinshi zishyushye ariko byumve. Inkuru ya mbere ngufitiye wow insengero bazifunguye na Rwanda rwawe wajya gubeshyamo Imana narwo barufunguye ariko ikintu ugomba kwitondera ukanakurikiza ni ukwihana n'ibyaha bya kera wakoze batarafunga insengero. Bazifunguye none ugomba kubyihana banze ujye no kumwembe ariko ese ubundi reka nkubaze iyo uri gufura kucyo wicaye uticara nk'abakobwa reba kuno wicaye wagiye wirunda wowe iyo uri gufura uba watambikije wagiye wirunda runze ukareba ko utabomeze nk'umuntu w'umurokore ariko nta kibazo. Inkuru nyinshi ndazigufitiye tugiye gukoresha plan 8 mbere yuko dusubira gusenga. Plan 8 rero ni iyi ngiyi ni ugukoresha gender balance mu bujura ariko Gaju reka nkubaze igihe nahereye mvuga ubwo no kuvuga ko utari ku ariko abazimu bagutereye inda mu ndaro koko. Ese migo bure nkaho watangiriye uvuga urahazi aho uswareje se uvuga urahazi uratangiye nkagaje ugisengeye ngo bazifunguye ngo narwara undi ngo gukoranga ibyaha se nabikoraga nyine. Niba tugiye mu byaha nitujyana tugiye kwiba ntitujyana ahantu hose ibintu byose nyambivuga migo nyambivuga mbishyira abantu bose bamenye nzamuka ntanga itangazo ro kubusantira ahantu hose mvuga ibyawe wowe ninjya kwihana nzajya kwihana nyine na pastor naramukavuga ngo Gaju niwe ukurikiyeho mu kwihana nzavuga ngo muzane na migozi naho yicaye naho bahazane maze ndebe ukuntu utangira gukanaguzwa ureba gutya nka mbegoro. Iyo plan 8 niba ari plan 8 ngo na gender balance mu kwiba gender balance yo twayikoze kera ahubwo wowe ntabyo witaga ubu nibwo byitayeho nta soni ngo tugiye ngo kwibangise ngo nose muri make wavuga ikintu kimwe tugiye gukora. Niba ari ugusenga tugende dusenge niba ari ukwiba tugende twibe ntukajye ufata ibintu bimwe ngo bivangu bimeranje. Fata iby'Imana ujye mu by'Imana cyangwa ufate mu bya Satani urundukiremo n'ubundi barakuzi. Kango humwembo banzu urya fata karya umuriro karya ibishogoshogo wakijogojera iby'urya byo kuvuga ngo ibintu byose twakoze ariko ibintu by'ubushajwe nagomba mbishaka. Niba tugiye mu kintu kiniki koko wabivuze ko ubujura no bujura ibya Satani ni ibya Satani iby'Imana ni iby'Imana tugomba gukora ikintu kimwe. Rero
iyi generasiyo ubu ngubu turimo ni iby'ubushora bari bivuze ngo turi mu bya satani ariko ikintu nakubwira cyo we Gashu ariko ubundi gutansubiza ubundi biba bitabyawe ubona ndi kwiganiriza cyangwa mba ndi kumwe n'undi muntu ariko se ko witeye gutera ukiyikiriza uragira ngo mvuge ibiki urambwira ngo fatwa ngo ndakagira umuswa ndakagira ubu se kino umuswa niba umuswa fatwa ibyawe rero fatwa ibyawe usubize se nje nawe ni pata na rugi urabizi ko nahindi inshuti wabona urabizi ko nanjye nta nshuti nabona bivuze mu muriro uzajyayo nanjye njyayo mu ijuru nujyayo nanjye nzajyayo ibyo kuvuga ngo hari umwe uzagenda udasigare reka kibonamo amaguru tugomba kujyana hose ku buryo se wazajya untuka ukambwira ibyo wumva wishakiye ngo nuko ngari pata na rugi nta pata na rugi barakubeshye we urumva Gashu tujye twumvikana ibintu byo kunkaragaho wikaraga umenye ko mba nkuzaniye igitekerezo cya danje kandi kigomba kudutunga muri uku kwezi jya ha mbega icyembe kibishye Gashu umwembe urabishye migozi we Gashu umwembe urabishye Gashu umwembe urabishye Gashu umwembe urabishye itonde umwembe urabishye umwembe urabishye Gashu tujye tuvugisha ukuri njye nakwica uyu mwembe reka nkubwire nagiye hariya hirya kwa dative sobize se ndakwemera bya daje uzi ko ari wowe watumye njya kuzana imyembe nase wabonaga ntwite ku buryo nzana imyembe bibisi reka imyembe bibisi yikunda nk'umugore utwite reba ukuntu uri kuvuga ngo urabishye ukaba uri kuwuguguna gutyo ibyembe birura gusa kutari kuwucwira biruke ikiza no kuba biruka ubimenera hano nkabirya baba we disi birabishye manange niki humiriza umire wekeshishisha nakubwiye ngo weke niwuruka nanjye niri niba wumva bibishye Gashu nuko nariye iwanjye naho ubundi mufite ibibazo bababwira ko ngewe ntarya imyembe byumvikane abashinzwe bagiye kwiba ikigori baragufata baraguhondagura barakuta urangije bavuga ko Gashu ngo niwe wabintumye ngakunda ibigori migo ndagira nkubwire ko niba wiyemeje kwiba bakagufata wenyine ujya wirwariza ngaho ibyo kugira ngo ugende balance God have mercy upon us. ugende balance izajya haba ari uko badufatiye rimwe twese batadufashe rimwe twese ntukajye uzana ibintu birebire migo ngaho upanga ibyo upanga ubundi twumve izo plan 8 zawe ukuntu zimeze ariko imyenda ayisha sasa rero Gashu ukuntu plan 8 ikorwa kwanza kuva na kera nta mwarimu wigisha adakubita kapanze kurereka Gashu ntupfuye gapfuka na materasi ifashe wagifunje una bari ni Gashu y'ibintu nagari ngewe ni Gashu w'ijimiye amahero niwe waherutse mu rusengero rimwe agasinzira rimwe adasubiye gusenga usa ni wa mushiki wa musore wa museka gasigare mu isi bakagusindagiza bukecuru wa gicucu gacucurira mu mucanga bakagucanga ishi wangegeraho ingegera niwe warengeye mu kigundu ukaburirwa irengero bakagukubitiraho ibibando ubundi turapiki ariko Gashu reka ngo uhagurutse aho ngaho tubanze tunaganire yiwe ese ko mbona kimeze nk'icyahaneye Gashu icyo ni ibiki uzi ko wagira ngo wahaneye reka ngo uhagurutse turebe haguruka senye kare kose se ubundi ugenda utareba sha migozi reka nkubwire twapanze gahunda yo kujya kwiba ariko giye ibintu byo kwiba mbivuyemo mbishingutsemo kugeza izi saha ntabwo ngenzongera kujyana nawe mu mico mibi sawa reka turebe ko noneho utagiye gupfa muri iyi minsi uku kwezi turagushyingura kuko nibyo byari bigutunze bazashyingurira mu rusengero ndabona sengeraga bahakinguye yego gusenga we ibyaha byose wakoraga urabyirengagije ahubwo wowe gira wature usaba Imana imbabazi mwembe ndi kurya si wowe wibye si wowe wibye ninde uri kurya reka batanakumva hararuguru mbonye bazigo n'izina rya Yesu puto kashitani jewe bafata sugi metere
wayishyiraho bayo kundi ibiguru byawe byatambukaga gutya bigiye kwiba njyewe ahubwo ufite ibibazo ibingishi byabishamba byatogoje mu mudugudu ibingibi ni gaju ibingibi ni imigozi kagorama ibyo bijisho bakakuzingira mu nguti imaze imyaka 20 mu gifuruka wagicoco tagaje gurirwa mu migano bakakuganura bufenesi wabwira imbere ese ubundi migo urugwafu rw'umugore kavuga n'ibene wa ese ubundi hari umukobwa wiwe gakobwa inkoni gakobwa intebe gakobwa ibibiriti bivuye muri kongo gaje reka nkubaze ubundi uri muzima reba umwana uri gutuka umwana ungana gutya no gutuka ibitutsi bingana gutyo uziko nagira uko wagira ngo nawe uri umusazi niwe agasore bikakureba byarase umugurwaza garuka yaruranze avuga ngo ariko mana ya bavuga ibigoramye imihoro ikarakara ubu ngubu ibintu avuze ntabwo ari byo ntabwo ari byo se jyaruga niba se wowe w'ibyumwembe are ninde uri kurya se ni njyawe ndi kurya ariko ni wowe wawuzanye aho gufite ibibazo ame kuri kujya wakibye kanigende gajumva mubwiza ukuri umwana hariya bakubwiye uzakizwe pe ariko sha mu ruhengeri